muraho neza nongeye kubaha ikaze kuri Gisa Foster TV. Ni channel yacu, ni channel yanyu, niho twigira inyunganizi n'igitekerezo babyemewe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihuha n'ukuri ku buzima bw'imyororokere. No kuvuga ngo hari ibintu 10 uzi nabi ubuzima bw'imyororokere. Nanjye kera niko nari mbizi cyangwa se ko nari mbizi, bitewe nuko ubumenyi tugenda tubumenya, bitewe nuko n'isi nayo igenda irushaho kutwereka ibintu bimwe na bimwe twari tuzi, ugasanga ko ari ubizi siko ubizi. No kuvuga ngo ni ibihuha 10 by'imyororokere. Ahangaha ikintu cya mbere abantu benshi cyangwa se reka mbere wenda ku cya 10, icyambere cyo kiraza kuba giteye amatsiko cyane. Igihuha cya 10 ibibazo by'imyororokere bireba abagore gusa. Icyo ni ikinyama cyanduye. Muri video zabanje, niba utarakurikiye genda urebe ebyiri zabanje nagiye mbisobanuriza, cyangwa nk'ebyiri cyangwa 3 za mbere, mbereka ko imyororokere itareba abagore gusa, ireba n'abagabo. Cyane ko uyu mugabo yagize intangangabo zidafite imbaraga, zidakora neza cyangwa nkeya, ashobora no gutuma urubyaro rutaboneka mu rugo. No kuvuga ngo icyo ni igihuha. Ubundi kera iyo umuntu atabonaga urubyaro mu rugo, bahitaga babwira umugore ngo jya kwa muganga, yewe n'umuganga ashaka kumuhatira ngo jya we ntamuherekeze. Ariko kubo bose bafatana akaboko bakajyana, cyane ko batazi ikibazo ninde ugifite. Icya 9, amakuru yose ari kuri internet abantu bazi ko ari ukuri. Oya, nimba nambaye uyu mwenda nkaba ndi kukubwira ibi ngibi, nuko nafashe igihe nkabyiga nkaba nanabikoramo. Ariko hari abandi bashaka kwicara akabikubwira agendeye we ku byamubayeho gusa, kandi cyabaye kuri we cyo kiba ku wundi, kubera yuko buri wese agira uko umubiri we uteye. Ariko science iduhuriza hamwe. Niyo mpamvu amakuru yose ubona utagomba kuyizera. Jya ureba uguhaye amakuru, urebe naho ayo makuru yakuye. Nubona afite facts, afite ibimenyetso by'ukuri, ayo makuru ubone kuyizera. Cyangwa nawe ushiri kubute utera intambwe ujye kwa muganga, ubona ari n'umuntu wabyizi, ubizi neza, ubihugukiye, hanyuma akugira inama nziza. No kuvanga amakuru yose aba kuri internet kubijyanye n'imyororokere ntabwo yose ariko ari ukuri. Harimo ay'ukuri, harimo n'ay'ibinyoma, harimo ashaka views, harimo naje kukugira inama. Icya 8, kutabona umwana vuba bivuze ko umuntu ari ingumba. Icyo nacyo nakivuzeho, ariko uyu munsi ndagira ngo ngishimangire muri ibi bihuha. No, ntabwo ari byo. Kutabona umwana bishobora guterwa n'igihe umubiri wawe ukiri gufata witegura kubona umwana, cyangwa se n'igihe Imana izamuguhera. Ni byiza rero kugana muganga kiri kare. Abantu benshi batarakujya mu matwi ngo bakubwire ngo uri ingumba, haba ku mugabo cyangwa ku mugore. Icya 6, abakobwa bose ngo bagomba gutangirira imihango ku myaka 1. Ntabwo buri mukobwa wese utangiye segonderi agomba kujya mu mihango. Niko abana tuganira, urubyiruko tuganira bakunze kutubwira. Ndetse n'utayibonye akaza kubwira ngo bagenzi banjye ngo bayigiyemo, ngo sinayijyamo, ngo sinaba ndwaye. Oya, si ngombwa ko waba urwaye, ariko baye unarwaye ni byiza kwegera muganga akakugira inama. Harimo n'ushaka kujyamo ari mu wa 4 segonderi, mu wa 5 segonderi, na ku wa 4 primaire, mu wa 5 primaire. Nuko ngo biterwa n'imikorere y'umubiri wawe, nuko imisemburo yawe nayo igenda ikora. Hanyuma icya 5, ngo abantu bafite indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bahita babigaragaza. Iki ni ikinyoma kibi kitabaho. Abantu benshi hano hanze bagendana imitezi kandi utabimenya. Abantu nirwo rugero ruje umutwe vuba, ariko indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo izihisha, harimo imibiri y'abantu izihisha, mwabonana akayikwanduza. Niyo mpamvu ari byiza nimwikingire, mujye no kwa muganga. Umugabo umugore ubudahemuka nibwo bwonyine ushobora kugukingira. Wagiye hanze tayari tegure gutangira kukubyakira, kuko abantu hano benshi hanze bazi kwimaska, akitera ka makeup, cyangwa akaba ari umusore akwiyogoshesha agasa neza n'agapotere rwose akagashyiraho, ariko agendana indwara utazi nuko zingana. Rero nta makuru ufite yizewe y'ubuzima bwe, please ntiwiyahure, ndakubujije. Hanyuma ikindi abantu benshi bajya badutaho cyangwa bafata ukundi, kuboneza urubyaro bituma umuntu atazongera kubyara. Ibi ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo egera muganga kugire inzira wanyuramo uboneza urubyaro, kuko icyo umwe yakoresha aboneza urubyaro si cyo undi yakoresha. Ndetse n'igihe bimara nacyo kiba gitandukanye. Hari umuntu ashaka kuboneza mu mezi 3, 5, umwaka, imyaka 5, imyaka 10. Egera inzobere muri byo. Iyo igihe kigeze cy'uko birangiye, urubyaro rurongera rukagaruka, kandi habaye n'ikibazo nabwo urafashwa. Ariko ntugendana amakuru y'ibinyoma ngo kuboneza urubyaro bituma umuntu atongera kubyara ukundi. Hanyuma icya 3, abagabo bose ngo bagomba kugira ubwanwa bwinshi. It's a lie. Harimo n'abatabugira nabo. Ibi nabyo ni imisemburo, kuko hari n'abagore bagira ubwanwa, nabyo ni imisemburo. Ni ukuvuga ngo ikigaragaza ko umugabo ari umugabo si ubwanwa. Oya,
umugabo nyine kuko ari umugabo tout simplement niko yaremwe, ntabwo rero ubwa n'icyo kimenyetso, ndetse n'ubwanwa bwinshi si ikimenyetso cyo ko umuntu yaba umugabo nyamugabo. Hari uwo twajyaga tuganira akambwira ngo ategereje kuzamira ubwanwa akabura kwemera ko ari umugabo, ariko ntabwo ari byo, byose biterwa n'imisemburo y'umubiri w'umuntu. Rero ntihazagire kubeshya, kandi bakobwa n'akagira kubeshya ngo ibishishi byaje mu maso bizakorwaho n'uko wakoze imibonano mpuzabitsina yawe. Iyo ni imisemburo irimo irakwereka ko urimo urakura, ntabwo bihuriye ngo igifu uzagikira ari uko washatse, ibyo ni ukukubeshya. Hari ibinyoma byinshi biba kuri internet, hano kuri YouTube ho batanze rugari, uzahura na byinshi by'ibinyoma, ariko bizirikana ko duhari kugira ngo igihe utwegereye tuguhe amakuru y'ukuri. Ikindi baravuga ngo imihango ni umwanda. Imihango ku bakobwa ntabwo ari umwanda, bafatwa nk'abatanduye wenda kubera n'imyemerere n'uko na Bibiliya yagiye ibyigisha n'uko byagiye bivugwa, ariko si umwanda, ni ukwisukura k'umubiri igihe hatabayeho umwanda, ntabwo rero ari umwanda. Ikindi rero cyo noneho cyarurangiza nicyo cya mbere, ni ukuvuga ngo ntibishoboka gusama ubwa mbere ukoze imibonano mpuzabitsina. My dear, expect this: wasama, wakwandura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero ntibazongere kukubeshya, ibyo twegera tugusobanurire aho kugira ngo tware amakuru y'ibihuha. Nk'uko rero twabibonye, hari ibihuha byinshi bishobora kubaho, ibi ni bimwe muri byo nkubwiye. Wakunze iyi video, yisangiza abandi, comment, like, share, ndetse unakore na subscribe kuri Gusa Foster TV, hanyuma tuzongere gutaha ibihe byiza.